twahawe kuba abakozi b'Imana bemewe bazwi n'ijuru akamukongereho. Ntimubwe ngo twabaye abakozi b'Imana gusa, ahubwo twabaye abakozi b'Imana bazwi n'ijuru. Ijuru riratuzi. Mu gitabo cy'abakozi turanditse, amazina yacu aranditse, ibyo dukora, haleluya, bifite ahantu biba recorded, byandikwa, haleluya. Tuvuga ubutumwa bikandikwa, tugatura amaturo bikandikwa, tugasenga bikandikwa, tukabwiriza abantu umva, haleluya, 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 haleluya. Turi abakozi ijuru rizi. Mu ijuru baratuzi. Impamvu twongeraho ngo mu ijuru bazi nuko hari abakora batazwi. Hari abo Yesu ngo azabwira ngo hoshi, sinigeze kugira gute, sinigeze kubamenya, ngo kandi ngo bazamubwira ngo twavuze ubutumwa, twarahanuye mu izina ryawe, twakoze ibitangaza. Babwire ngo hoshi ntago nigeze kubamenya. Impamvu ni iyihe? nakubwiye ngo iyi Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Yesu ashimwe cyane. Nshimiye kuba muri iri teraniro ryiza ry'umugisha, kandi ndanashimira Imana yatubashishije, iba yaturwaniriye intambara nyinshi kugira ngo bikunde. Abo mu Museke barabivuze mu kanya ko banahize bati nitugera mu nzu yawe turagushimira. Abazirikana ko hari byinshi tuba turwana nabyo mu buryo bw'umwuka bishobora kutubera imigozi duhambira kugira ngo tutagera mu nzu y'Imana cyangwa tudakorera Imana. Ariko Imana ishimwe ko ibyari inzitizi byose byavuyeho tukagera mu nzu y'Imana, tukaba turimo tuyiririmbira dusenga, none tugeze no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Reka rero twihute cyane dusangire ijambo ry'Imana, ngira ngo ngiye ntago yibasaba kubibwira cyane, dusanzwe tuziranye. Ko bimeze ndamperuka nina hangaha vuba aha tuganira ijambo rivuga ngo iki, naje iminsi ikurikiranye, ariko ku cyumweru naherutseho twaganira yahe magambo, umunezero wo mu mibabaro, la joie de la souffrance. Imana ibaho umugisha cyane. Imana iguha umugisha. Abantu benshi bajya bibagirwa ibyo twaganiriye. Abo mu Museke turaziranye, ntago bariya ni inshuti zanjye cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Reka dusangire ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Tugiye kuganira amagambo ajyanye n'uyu munsi ufite umuteguro wihariye, aho tuvuga ngo Yesu abateguye, Yesu agira neza. Imana ibaho umugisha. Dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 murongo bateguye 37 kugeza 38, ariko reka duhere kuwa 36. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 duhere ku murongo wa 36. Aravuga ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Israheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Amen. Ayo niyo magambo ajyanye n'umuteguro w'uno munsi, ariko ndagira ngo tusubire inyuma gato tujye no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, hariya ku murongo wa 14. Dusome uriya murongo. Aravuga ngo
Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Kugira ngo rero tuganire tuvuga ngo Yesu agira neza. Yesu agira neza. Biroroshye cyane kumva iri jambo ryo kugira neza, kuko ni ijambo dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Kanaka yagiriye neza runaka, Imana igira neza, ndetse tujya twitirira n'abana amazina bijyanye no kugira neza. Uyu munsi rero turavuga ku neza ya Yesu. Kandi buriya kugira ngo ugire neza nuko ufite umutima wabyo. Udafite umutima wo kugira neza, wuzuye urukundo, wuzuye ubuntu, wuzuye imbabazi, ntago byashoboka ko wagira neza. Kuko burya ikiri mu muntu nicyo gisohoka hanze. Iyo mu mutima w'umuntu harimo ubugome, akora iby'ubugome. Iyo umuntu mu mutima we wuzuye ishyari, agira ishyari. Iyo umuntu mu mutima we yuzuyemo, afite umutima w'ubukoko, w'igisimba, akora iby'ubusimba. Ariko nituvuga kugira neza kwa Yesu, biroroshye kuvuga Yesu ko agira neza, kuko umutima we wuzuye ubuntu, wuzuye urukundo, wuzuye ukuri. Haleluya. Kandi icyiza cye ntago avuga ngo reka ndebe ne wacu gusa, ahubwo agira neza atarobanuye ku butoni. Murumva ko kuvuga ineza ya Yesu, murumva ko ni ukujyaho ibintu biri. Haleluya. Hari igihe umuntu apfa tukajya kumushyingura, hanyuma abantu bagatanga témoignage, bagatanga ubuhamya. Noneho ugasanga rimwe na rimwe hari ugenda nta buhamya afite. Abantu bakajya hariya bagapfundapfundikanya ngo yagiraga neza, ngo yasuraga abarwayi kandi wenda ntawe yasuraga, ngo yafashaga abakene kandi wenda ntawe yafashaga. Nigeze kujya gushyingura umuntu, ariko nari nzi neza cyane. Hanyuma numva ibigwi bamuvuga, numva ibintu bamuvuga, numva bamuvuza ibigwi bikomeye cyane. Bavuga ukuntu yatangaga icya-10, bamuvuga ibintu bihambaye, ariko muzi neza, muzi cyane, hari ukuntu ubuze umuntu muzi neza. Noneho ikigeretse kuri icyo, pasiteri wo mu rusengero rwabo aravuga ngo tuzamusanga mu ijuru. Aravuga ngo burya n'amagambo tuvuga no guhamya kwacu dukwiriye kwitonda. Ntago rero urumva ibyo ni ugupfundapfundikanya abantu bashakisha. Ariko iyo tuvuga ineza ya Yesu, ntago dushakisha. Ibyo Yesu akora, ibyo yakoze birigaragaza, kuvuga ineza ye. None se umuntu wakijije abarwayi kandi ugikiza abarwayi, kuvuga ineza ye birakomera? Yesu ashimwe. Wenda wavuga ineza yanjye wenda byamugora, ariko kuvuga ineza ya Yesu, umuntu utavuga ineza ye ahubwo yaba yirengagiza. Yakijije abarwayi, yakijije impumyi, abatumvaga barumva, abari barimo ibisazi abibirukanamo, ibipfamatwi biravuga, yagaburiye abantu, yakoze ibintu byinshi, yitaye ku mfubyi, abapfakazi ntiyabirengagije, abakene yabitagaho kandi n'ubu aracyabitaho. Ubwo se koko kuvuga ineza ya Yesu murumva hari byatugora? Ngira ngo nta nubwo twabura n'amagambo tubivugamo, ahubwo ashobora kutubana menshi. Noneho tukavuga bikanga gushira.
Yesu agira neza. Haleluya, haleluya. Cyane Imana yigeze kumbwira, ndambwira ngo nzakugirira neza. Nari nkimara gukizwa, kandi mu by'ukuri naho yari igejeje hari hahagije kuko nari habi. Ariko ndambwira ngo nzakugirira neza kugeza ubwo uzajya utanga ubuhamya bukanga gushira. Ni ukuri ngubu nguhaye ubuhamya. Ushobora guhera mu gitondo nkaguha ubuhamya, tukageza nijoro nkaguha ubuhamya, ijoro ryose nkaguha ubuhamya, bugacya nkengi guha ubuhamya. Niyo mpamvu kenshi bijya bingora kugira ngo nje gukomozaho. Hari igihe nirinda bampa kwigisha nkuko nkirinda kuvuga ku buhamya kuko nimivuga hari igihe bitari bushire, kubera ko mwumva nasobanura akantu ku kandi uko Yesu yangiriye. Haleluya, yangiriye neza. Ampa amahoro ntayagiragamo ibyiringiro ntari mbifite, asanga ndi umuntu uhora mu marira, ampa guseka. Mbabwiye ngo ndi umuntu washobora kuvuga ijambo rimwe ku munsi, mushobora kugira ngo ni ugukabye, ariko ni ukuri. Ariko ubu mpera mu gitondo mvuga, amanywa ndavuga, burira ndavuga. Haleluya. Kubera iki? Kuko Yesu yagize neza. Yesu ajya ahindura umuntu, akamuhindura uko atarari, uko atahoze rwose. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana Yohana mu gice cya 10 ku murongo wa 10 havugamo Satani hakavugamo na Yesu, ariko ni Yesu wari uteruye iryo jambo. Aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi ngo kereka kwica no kwiba ndetse no kurimbura, ngo ariko njyeweho naje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo ngo ndetse bwinshi. Mbega ijambo ryiza. Naje kugira ngo zibone ubugingo ngo ndetse ubugingo bwinshi. Ubwo rero ngo adufasha mu buryo bw'umwuka, tukubakika mu buryo bw'umwuka no mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero yagiye akiza abantu ku byaroho, ku by'ubugingo, ariko kandi n'ubuzima busanzwe ntiyabwirengagije. Niyo mpamvu yakijije abarwayi bagakira, niyo mpamvu yagaburiye abantu bakarya, niyo mpamvu yambitse abantu bakambara, niyo mpamvu yaciye inzira kuri benshi aho zitari zikaba. Niyo mpamvu ugiye kuvuga imirimo ya Yesu ntishobora gushira, kereka hari gufata nk'akantu gatoya bavuga ngo reka dufate basi ku ngingo imwe tuyivugeho. Niyo mpamvu ushaka kuvuga nibura ku mpano iruta izindi Yesu yaduhaye, cyangwa se ku neza iruta izindi neza, kuko yatugiriye nyinshi, yadukoreye byinshi kandi aracyakora. Ntago yigeze arangiza gukora, na n'uyu mwanya aracyakora. Ndagira ngo rero uyu munsi cyane nibande ku gakiza yaduhaye. Amen. Ntekereza ko mu mpano zose ushobora kugira muri ubu buzima, impano ya mbere ikomeye ni agakiza. Amina. Haleluya. Naho abantu bagira ubutunzi bwinshi, ariko ubutunzi bukomeye kuruta ubundi butunzi ni agakiza. Niyo mpamvu rero ngira ngo ariho uyu munsi nsa n'uwibanda tuvuga ku neza ya Yesu. Ni ukuri Yesu yagize neza birenze uko twabivuga. Muzi ko mbere na mbere kugira ngo ibyo byose bize, nuko tubona mu itangiriro rya byose, tubona Imana birivuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Haza kubaho ikindi gihe Imana irema umucyo, itandukanya ibintu kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa gatanu irema, hanyuma iza gusoza uwundi munsi ivuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Sobanura ngo yaremye umuntu ariko imurema mu ishusho yayo. Muri bya biremwa byose bindi yari imaze kurema, Imana uyu muntu yamurutishije ibindi biremwa, ko yagiye kumurema mu ishusho yayo. Ikindi igiye kumurema yaramwitondeye. Ahandi hose muzabona Imana ivuga ngo iki kibeho kikabaho, iki kibeho kikabaho, iki kibeho kikabaho, iki kibeho kikabaho, ariko igeze ku muntu iritonda. Bigaragara ko habaye na ya nama y'ubutatu, kuko yavuze ngo reka ahaje mu bwinshi, reka tureme.
tureme. Nuvuga ngo habaye, nuvuga ngo bwa butatu bwarateranye, uyu muntu agiye kuremwa, Imana iramwitondera neza ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu, kandi narangiza se. Noneho si ibyo gusa, noneho ngo ahabwa gutwara bya bindi byose byaremwe. Imana yamuhaye kubitwara, Imana yamuhaye kubitegeka. Urumva ko uyu muntu Imana mu by'ukuri yaramukunze cyane, kandi urukundo naho cyane cyane urukundo yadukunze rugaragarira cyane muri Yesu, cyangwa mu rupfu rwa Yesu, uburyo yatwitangiye. Ariko mbere na mbere rujya gutangira kugaragara neza, burya rugaragarira mu iremwa, aho Imana yagiye kumurema ikamwitondera, ikamurema mu ishusho yayo, yarangiza ikamuha no gutwara, ikamuha gutwara bya bindi byaremwe. Uyu muntu Imana rero imurema yamuhaye ubuzima bwiza. Yamuhaye ubuzima bwiza cyane. Ntiyari azi kurwara, ntiyari azi gusonza, ntiyari azi gukena, ntiyari azi kubabara, ntiyari azi kurwana n'ibintu, ntiyari azi guhangayika. Ukumubona stress zamaze abantu, nta stress yagiraga. Uganira n'umuntu wese akakubwira ati ibintu ni stress. Abantu bagira stress, ngo bagira no mu zibana bakagira stress, bagira no mu murimo bakagira stress, ugasanga ibintu byose ngo ni stress. Ariko nta stress yabagaho, yarabayeho ubuzima bwiza. Ndetse ikintu gitangaza ni ukuntu ngo Imana ngo yajyaga inamugenderera ngo bakaganira. Hari amasaha ageraga Imana ikagenda ikamuganiriza, bakaganira bagasabana. Ariko ngo Imana iza kwitegereza nyine, iza gusanga ibyo yakoze hari ikiburaho, kuko yabaze igihe nsuye umuntu turaganira tugasabana, ariko igihe musize wenyine, ngibona ko iravuga ngo si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine, ngo reka muremere umufasha. Buriya n'abafasha baje mu neza y'Imana. Haleluya. Kuko ngo Imana yarebaga ikabona ibindi biremwa byose ntabwo biri ku rwego rw'uriya muntu, ku buryo basabana. Yari yaramuhaye kubitegeka. Muzi ko n'inyamaswa yarazihamagaye azita amazina, ati wowe wa nyamaswa witwa gutya, wowe witwa gutya. Ariko yarabirenze cyane, yarabirenze cyane. Niyo mpamvu yabonye aravuga ati noneho ndamusanga tukaganira, reka muremere umufasha umukwiriye. Buriya n'abafasha baje mu neza y'Imana. Haleluya. Reka muremere umufasha umukwiriye, kugira ngo nyine bage basabana. Imana imuremera umufasha ibigenjeje kwa kundi mujya mubyiga wa munsi abageni bakunda kuba basezeranye, ukuntu yamushinjirije n'ukuntu yamukuye urubavu, yamukuye izanye igufwa rye ryo mu rubavu ikamuremamo umugore, yarangiza ikamukangura ngo ari yamusinzirije cyane. Ngo akangutse aramubonye aranezerwa, arishima, atera ikivugo, aravuga ati aka ni akara ko mu mara yanjye, n'igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe hehe. Yaranezerewe cyane, ibyishimo yari asanganywe hiyongereho ibindi uwo munsi. Hanyuma ariko tuza kubona ko babaye muri Edeni ahantu heza, bari bafite uburenganzira bwo kuzajya birira ku mbuto nta miruho. Uretse gusanga gukorera ubusitani niko kazi bari bafite, gukorera ubusitani bitonze nta muruho, nta ugowe. Ariko ngo hagati mu ngobyi hakabamo igiti, babujijwe kurya ku mbuto yacyo. Arabwirwa ngo umunsi mwariye ku mbuto za kiriya giti mumenye ko no gupfa muzapfa. Dore ahandi hose mwirire, harimo ibiti by'ubwoko butandukanye, nyine byari imbuto zitandukanye baryaga bakaneza. Ariko ngo hagati mu ngobyi icyo giti babujijwe, ngo cyamenyeshaga icyiza n'ikibi. Aravuga ngo muramenye no ntimuzaryeho, kuko n'umunsi mwariyeho no gupfa muzapfa. Reka rero igihe kizagere Satani aze yihererane wa mugore Imana yari iherutse kuremera Adamu, iramwihererana, irazitangira kumuvangira no kumucanganyikisha. Ngo harya ngo Imana ngo yavuze ngo iki? Imana yavuze ngo iki? Harya ngo Imana yaravuze ngo ntimukarye ku mbuto z'igiti icyo ari cyo cyose. Kandi yabivugaga abizi ibyo Imana yababwiye, ariko ashaka kumuvangira no kumucanganyikisha. Ngo harya ngo Imana ngo yarababwiye ngo ntimukarye ku mbuto y'igiti icyo ari cyo cyose. Ndatoye, ariko ntabwo ariko Imana yavuze. Imana yavuze ko dufite uburenganzira bwo gufata ku mbuto zose, ngo keretse iriya mbuto iri kuri kiriya giti ureba. Satani
yari yaje mu ishusho y'inzoka. Aravuga ati ariko Imana yabeshya ariko Imana yarabashutse, namwe murashukika ko Imana yanze ko mumera nkayo, irababwira ngo nimurya no gupfa muze, yarababeshye. Ahubwo yangaga ko muzamera nkayo, yangaga ko mbese muzagera ku rwego nk'urwayo. ngo Eva ngo abitekereje, ariko uzi ko kurira mbuto ari byiza, ngo arangije ngo aryaho, ngo arangije ngo ashira n'umugabo we nawe aryaho. Bakimara kurya ku mbuto baza kwisanga bambaye ubusa. Icyaha kijya gihindura ibintu nabi. Bari bambaye ubwiza bw'Imana, ntabwo kubona bambaye ubusa. Icyaha cyambika abantu ubusa. N'ibyo tuvuga byose, bantu mukunda kuza mu nzu y'Imana, bantu mukunda gusenga, bantu mukunda Yesu, mujye mwanga icyaha n'inzira zacyo, mujye mugitera umugongo, mujye mukigendera kure. Icyaha ni kibi, cyambika umuntu ubusa, cyanda ari ku muntu. Iki cyaha cyagize ingaruka zikomeye, cyagize ingaruka zikomeye. Muzi ko mu kandi kanya ngo Imana yaje kubasura nk'uko yari isanzwe, ngo yazagera mu mwanya wabo bari basanzwemo ikababura, igahamagara ngo ariko Adamu ko ntakubona uri hehe? Ngo kumbe yari yagiye kwihisha n'umugore we, ngo batangiye gukora utuntu two kupfukapfuka, ngo ko bari bisanze bambaye ubusa. Ngo numvishe imirindi yawe reguje, ngo nangije njya kwihisha. Siko ki wagiye kwihisha? Rega nasanze burya nambaye ubusa. Ninde se wakubwiye ko wambaye ubusa? Aho ni wariyo kuri cya giti. Adamu ntakiryaho se si wa mugore wampaye ejo bundi? Ntakiryaho se umugore wampaye ejo bundi niwe wanshutse, kare kose ataraza nta kibazo cyari cyabaye, ariko dore aho umumpereye, dore anteje ibibazo. Imana ibaza Eva, kuko wowe ni ibiki wakoze? Ariko nanjye si njyewe, ni inzoka yanshutse. Mu by'ukuri anjya nibibaza cyane, ari Adamu ari Eva habuze n'umwe waca bugufi ngo asabe Imana imbabazi hakiri kare. Bose reka da bose bitanye ba mwana. Ni wa mugore wampaye, undi ati nanjye si njyewe ariko ni inzoka yanshutse. Nibaza ngo ahangaha koko iyo bahishurirwa hakagira uwikubita hasi akavuga ati rwose Mana twacumuye, Imana ukuntu ari nyembabazi, barakosheje baraduhemukiye, ariko nta kundi nyine nabo ntago bari bisize. Kuko icyaha cyagize ingaruka ziremereye. Ngira ngo ubushize tuganira ku munezero wo mu mibabaro, dushaka kwerekana inkomoko y'iyo mibabaro n'ibindi. Twavuze ku ngaruka icyaha cyateje ingaruka nyinshi, ariko ndibuka ko twavuzemo amagambo 7 aremereye kuruta yandi. Ijambo rya mbere twaravuze ngo icyaha cyazanye urupfu. Urupfu ni rubi uko byagenda kose, ndetse Eva yahise abwirwa ngo azajya nababazwa no mwibyara. Tekereza no kubyara ni umugisha mwinshi ukomeye cyane, ariko ubamo imibabaro, unyuramo n'imibabaro. Icyakane ni umuvumo. Umuvumo nawo naho ngaho wahereye ku cyaha cyazanye umuvumo. Kizana umuvumo, ndetse tiwaba no ku muntu gusa, ahubwo ugera no kubimukikije, ngo n'ubutaka ngo bwari buzaniwe kuvuma. Niko Adamu yabwiwe. Hanyuma ikindi kintu cyabayeho nuko habayeho gutakaza ubutware. Uyu muntu yari afite ubutware bukomeye. Twavuze ukuntu yahamagaraga inyamaswa zikamwumvira zikamwitaba. Nyuma yo gukora icyaha zitangira kumwirukankana ngo zimurye, kuko yari yataye ubutware. Icyaha gituma umuntu atakaza ubutware, kivanaho umuntu ubudahangara. Sinzi ninkomeza kuvuga icyaha mwumve mucyanze. Nuko ndabizi ko mucyanga, ariko mucyange munitandukanye nacyo. Hari abantu baba mu byaha bakabyigaraguramo. Ibyaha ni bibi, ibyaha ni bibi, ibyaha ni bibi. Mujye mumenya ko ibyaha ari bibi. Hanyuma urumva habayeho gutakaza ubutware. Icyo ni cyakangahe mvuze. Uvuga ngo umuntu yari afite ubutware bukomeye, ariko arangije kubera icyaha arabutakaza. Ni cyakangahe mvuze. Ikindi gikurikiyeho, noneho uyu muntu yatakaje ubwiza bw'Imana. Twanabivuze, yari yambaye ubwiza bw'Imana. Icyaha kirangije kimwambika ubusa, cyamukuyeho ubwiza bw'Imana, asigara yambaye ubusa. Icyaha cyambika umuntu ubusa, niyo mpamvu mukwiriye kucyanga. Ikindi kintu kindi wenda ngarukire kuri icyo,
nuko habayeho kwirukanwa muri Edeni. Uyu muntu yahise yirukanwa muri Edeni, ndetse ngo Imana ishyiraho abarinzi ngo batazagaruka bakarya kuri ya mbuto y'igiti cy'ubugingo ngo bagakomeza bakabaho. Urumva, yirukanwa muri Edeni ajya gutangira ubundi buzima, ubuzima bwuzuyemo bya bindi byose, urupfu, imiruho, imibabaro, abakuba, ibintu byinshi cyane. Naho ngaho byahereye. Kuva icyo gihe nibwo umuntu yatangiye guhura n'ibibazo bikomeye biremereye, ariko ngo Imana iramwitegereza. Buriya urukundo ni ikintu gikomeye. Haleluya, haleluya. Kuko yari yaramukunze cyane. Imana iramwitegereza, imugirira impuhwe, imugirira imbabazi, iramwitegereza rero ubuzima agiyemo, ubwo agiye kubaho. Yo, ni nyoko muntu yose ngo iramwitegereza, ngo yumva biranze, ngo yumva biranze. Kubera urukundo yamukunze rwinshi, nanirwa kwiyumanganya, yirengagiza ubutabera, yirengagize justice, yirengagije ubutabera. Ubwayo aba ariyo irangiza yishakira igitambo cyo gucungura uyu muntu. Haleluya. Uyu muntu wacumuriye ku giti, Imana imutegurira kuzacungurirwa nanone hehe? Ku giti, aricyo giti cy'umusaraba Yesu yagiyeho. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu Yesu wavuye mu ijuru, turimo tuvuga ineza ye, yavuye mu ijuru asiga ubumana, ngo yiyambuye ubumana, ngo afata kamero ya muntu, kamero k'umuntu, ngo ndetse agera naho amera nk'umugaragu w'imbata, yicisha bugufi, araza kugera ubwo yemera gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba, kugira ngo acungure wa muntu, kuko Imana yamukunze cyane. Niko bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Urumva ko byaturutse mu rukundo Imana yadukunze. Uyu Yesu aza mu isi, yaje afite mission yo kuza kubohora abantu, yo kuza kugirira neza abantu, nk'ibyo turimo tuvuga. Iyo usomye Yesaya 61 uhereye ku murongo wa mbere, Yesaya yahanuraga ariko arengurira kuri Yesu, yaravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ngo ari kuri nge, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, ngo ndetse yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Imvune mu mutima ziterwa n'iki? Ziterwa n'ingaruka z'ibyaha. Yantumye kugira ngo nze kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Kuvugira bitubera uburyohe, kuririmba bikatubera uburyohe, kudiyakona bikatubera uburyohe, kuprotokora bikatubera uburyohe. Haleluya. Twagera kuri keyboard hano bikatubera uburyohe, twakubita gitari bikaba uburyohe. Iyo twuzuye umwuka wera, haleluya, suko bitugerageza bibura, suko biduhagurukira bibura. Ariko narababwiye ngo uyu mwuka wera twahawe, umva, ibikomere biraza akomora, bakadukomeretsa akomora, bakadukomeretsa akomora, bakadutuka akomora, bakadutega imitego akomora, agakomeza yomora ibikomere, tugahora duseka. Aracyaseka disi, aracyaseka, aracyishimiye gukorera Imana, naho imitego ari myinshi. Ariko ibyo byose mwuka wera ajya byoroshya, akaguhumuriza. Yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Ariko ubundi ubwo murabyumvisha cyangwa ntabwo mubyumvisha? Haleluya. Ntabwo twihanganira gukorera Imana, ahubwo twishimira gukorera Imana. We enjoy. Iyo tuvugira Imana bitubera uburyohe, turabyishimira. Haleluya, haleluya. Dukomeza umurimo tuvuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda. Ngo nimuvuge cyane ngo amen. Hora mbona abarokore buzura umwuka wera, shawe avuga amagambo nkayo kajya mu birere, ariko mwabaye mutashawe. Haleluya. Ubundi ubwo turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe? Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya, haleluya.
Yesu ahamagara abarushe n'abaremerewe, twageze muri we, tugezemo turaruhuka, tubona amahoro, tubona ihumure. Ubushize twavuze ibya Mukristo ageze ku musaraba, murabyibuka mwasomye igitabo cy'umugenzi, ngo araremerewe n'ibyaha, ngo agenda aremerewe cyane, ngo ashakisha ahantu hose icyamukuraho umubabaro yari afite n'uwo mutwaro yari yikoreye, ngo kugeza ahantu yageze agera ku musaraba neza, ngo agere ku musaraba, ngo arawutumbira, arawitegereza, ngo akiwutumbire. Hari uwavuze ijambo ryitwa gutumbira sha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha cyane. Ngo aratumbira, ngo kwitumbira umusaraba gusa, ngo agiye kumva yumva cya gitware imigozi yari igihambere iranyushutse, ngo kirangije kiramanuka kijya mu mworera buheriheri, ngo arangije yumva araruhutse. Haleluya! Ngatangira kwitera hejuru ashima Imana, aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikintu kibasha kumara umubabaro, ngo kugeza igihe nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Ayiwe, icyo gihe twatangiye umunezero, na n'uyu munsi turacyanezerewe. Nimuvuge cyane ngo amena. Haleluya, haleluya. Atanga ubuhamya bukomeye, iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Ahantu umutwaro wamvuye ku mugongo, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku musaraba rero twararuhutse, ku musaraba twabonye ihumure, ku musaraba twabonye amahoro, ku musaraba twahakuye ibyiringiro, ku musaraba, haleluya. Abatari bafite icyerekezo twabonye icyerekezo, abahoraga barira ubu duhora duseka. Ariko nta muntu wahoraga mu marira nkanjye di. Yo najyaga niherera nkaturika nkarira, agahinda karangisha umubabaro waranzonze. Ariko uyu munsi wa none njya niherera ahubwo, haleluya, ngaseka, nanarira, nkarira amarira y'ibyishimo, kumva bindenze gusa. Haleluya. Yesu rero yaduhaye agakiza. Twari dutsinzwe n'urubanza, twari abanyabyaha, ariko Yesu yemera guhanwa mu cyimbo cyacu. Murabyumvise cyangwa ntabwo mubyumva? Mwebwe Yesu yabagiriye neza, murangije murabimenyera, ntabwo muhora mwibuka iyo neza ngo mubyumve neza. Ari ukuntu abantu bakizwa bakagira n'umuriro mugakiza, bagikizwa bazagera bagasigara babimenyereye. Ariko ntabwo ibintu dukwiriye kubimenyera, ahubwo dukwiriye guhora twishimye, tugahora tubiguta, tubyumva neza, tukibuka ko twarindushye Yesu akaturuhura. Twaratsindishirijwe rero kuko yishyuye imyenda yacu yose. Igihano kidukwiriye we yemeye kugira gute? Yemeye kugihanwa. Twahawe amahirwe ya kabiri, kuko muri we niwe udusubiza muri Edeni mu buryo bw'umwuka. Yishyuye imyenda yacu yose rero. Haleluya, haleluya. Tubabarirwa ibyaha byacu. Umujinya w'Imana wari uturiho watuvuyeho kubera ko twatsindishirijwe. Uyu munsi wa none turabatsinze. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu mu Roma igice cya 8 umurongo wa mbere havuga ngo nuko none abari muri Kristo Yesu nateka bazagira gute? Nateka bazacirwaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri jambo riraremere, nta mwanya wabyo dufite, ariko muri zirikane cyane. Ijambo rya kabiri, twabaye abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Ntabwo twari abana ya mu rugo, ya twari abanyamahanga, ariko muri Yesu twahinduye identite, tuba abana b'Imana. Ubwo turi abana b'Imana turi n'abaragwa. Haleluya, haleluya. Petero wa mbere 2:9 havuze amagambo meza cyane, munyemerere mbanze nyasome gatoya. Aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Ngo kera ntimwari ubwoko, ngo ariko none ubu muri ubwoko bw'Imana. Kera mukarakababarirwa, ngo ariko ubu ngubu mwarababariwe. Haleluya. Yaduhinduriye identite.
Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Twabaye abana b'Imana. Niko muri Yohana 1:12 havuga ngo icyakora bamwizeye bose bakagira gute? Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ukubyitwa gusa, ahubwo turi bo. Haleluya, haleluya. Ubwo rero turi n'abarabu. Ijambo rya gatatu nuko twabonye ubwenegihugu. Ariko mwe twabonye ubwenegihugu bw'ijuru. Twabonye ubwenegihugu. Nese ubwo bwenegihugu twarabugiraga. Rego uyu munsi dufite double nationalité. Haleluya, haleluya. Ubu turi abanyarwanda ariko kandi turi n'abanyajuru. Haleluya, haleluya. Icyo gihe kizagera uko biri kose. Ntabwo iyi si tuzayihoramo uko si wacu Burundi. Tukiri mu isi turi abambasaderi b'ubwami bw'ijuru hano mu isi. Niyo mpamvu burya mujya mubona n'imico yacu cyangwa umuco wacu utandukanye n'uw'abana b'isi. Abana b'isi bajya bisanzura iwabo, bagasambana, bakiba, bakaroga, bakagira gute. Ariko mwebwe mujya mubona ibyo bintu twebwe tubyemerewe. Ni ukubera ko tutari iwacu Burundi. Ariko mwahereje Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Turi mu isi ariko ntago turabise. Niko Bibiliya ivuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka mvuge icyakane. Kubera aka gakiza katumye tuba abakozi. Ngo nimvuga abakozi mwebwe ngo muri twiki. Ndabaza abagore n'abadamu. Muri abakobwa. Muri abakozi. Muri n'abaja. Cyangwa rango mujya muvuga ngo umujakazi. Mujya muvuga ngo iki? Haleluya. Twahawe kuba abakozi b'Imana bemewe, bazwi n'ijuru, akamukongereho. Ntimuvuga ngo twabaye abakozi b'Imana gusa, ahubwo twabaye abakozi b'Imana bazwi n'ijuru. Ijuru riratuzi. Mu gitabo cy'abakozi turanditse, amazina yacu aranditse, ibyo dukora, haleluya, bifite ahantu biba recorded, byandikwa. Haleluya. Tuvuga ubutumwa bikandikwa, tugatura amaturo bikandikwa, tugasenga bikandikwa, tukabwiriza abantu umva. Haleluya, 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 haleluya. Turi abakozi ijuru rizi. Mu ijuru baratuzi. Impamvu twongeraho ngo mu ijuru bazi nuko hari abakora batazwi. Hari abo Yesu ngo azabwira ngo hoshi, sinigeze kugira gute? Sinigeze kubamenya. Ngo kandi ngo bazamubwira ngo twavuze ubutumwa, twarahanuye mu izina ryawe, twakoze ibitangaza. Babwira ngo hoshi ntago nigeze kubamenya. Impamvu ni iyihe? Nuko bayikoreraga badatinya, nuko bayikoreraga ariko batanditse, batarinjiye mu gakiza neza. Mwebwe ntago mujye mubona ibiriho muri iki gihe cya none. Hari abantu benshi bahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko ugiye kubitegereza uyu munsi wa none mwagira ngo bahamagariwe kwamamaza ibyaha by'abandi. Abantu birirwa bita abakozi b'Imana, bakazajya birirwa bagenda bamamaza ibyaha by'abandi, bavuga ibitabaho, bakora ibintu biteye ubwoba, bavuga amagambo ateye ubwoba. Aho kugira ngo bakururire abantu ku gakiza, ahubwo barabazinura agakiza. Kandi mwumva iryo jambo, bahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza, icyo bita good news. Ubutumwa bwiza, la bonne nouvelle. Mu Giswahili ni ngo iki? Habari njema. Ariko abantu bakagenda bakavuga ibindi bihabanye n'ubutumwa bwiza. Abantu bagasanga bagiye mu bindi. Niyo mpamvu rero hari abatemewe, hari abatazwi n'ijuru, ariko muri Yesu, haleluya, twabaye abakozi b'Imana bazwi n'ijuru. Haleluya. Yatugize abarobyi b'abantu. Niko yabwiye ba Petero ngo nimuze nzabagira abarobyi b'abantu. Yaduhaye mission, aravuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza.
uwizera azakizwa, utizera azacirwaho iteka. Imana itugirire neza. 5, mu gakiza twakuweho imivumo n'akarande. Haleluya, haleluya. Twakuweho imivumo n'akarande, ntabwo tukigendera munsi y'umuvumo. Hari abantu bajya bagendera munsi y'umuvumo ukabaremerera cyane kubera imivumo nibibakurikirana n'ibyo babavumye n'ibyo bavanye mu byaha n'iki. Ntago ya migozi ya karande, uzi ko abantu bajya bagira imigozi ya karande. Rega burya abantu twese tugira inkomoko. Hari ibyo twonse mu mashereka y'iwacu, hari inkomoko z'amaraso. Ayo maraso kandi yabo twarayavukanye, ariko iyo tugeze muri Yesu tukuzura umwuka wera, mwuka wera ajyaza muri ya maraso akayayungurura, agakuramo indwara z'iwacu, akavanamo uburaya bw'iwacu, akavanamo za caprice z'iwacu, ubwibone bw'iwacu. Aya maraso ajyaza akayayungurura. Kuko biravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe, ngo ibya kera byose biba bishize. Ariko Mana, haleluya, ngo nimugira gucya muhereza icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Uburaya bw'iwacu ntibwamfata, ubusinzi bw'iwacu ntibwankurikirana. Oya, ibyo byose Yesu yaraje arayungurura. Ngo iwacu bose babyarira mu rugo. Ibyo ni ibyabo, birabareba. Twe twageze muri Kristo Yesu. Ngo iwacu ngo abantu yose ngo iyo bakuze ngo baba basinze. Ibyo ngibyo twatandukanye nabyo kera. Izo ni karande za caprice, bwa bwibone bw'iwacu bwo ntabwo ubwo ngubwo bukitubamo. Yesu yarayunguruye, twahindutse ibyare. Robedo sile bobili malashandoria de vekil hezerbeshikalebo. Haleluya, mbega muri Yesu we. Bimburije kuzura umwuka wera. Ihangane ngiye gusoza, ihangane gatoya vuga amagambo abiri. Ijambo rya 6 nuko muri Yesu twahawe ubutware. twahawe ubutware ku myuka mibi no ku barozi. Ku myuka mibi no ku barozi twahawe ubutware. Musome Matayo 10 ku murongo wa mbere, ngo hamagara abigishwa be, ngo arangije agira gute? Ngo abaha ubutware, ngo bwo kugira gute? Ngo gukandagira imbaraga z'umwijima no gukiza abarwayi no kuboho. Yesu ashimwe cyane. Muri Great Commission Yesu yohereza abigisha abira ngo nimugende mu mahanga yose mwigishe byaremwe ubutumwa bwiza. Ngo uwizera agakizwa, uwizera azakizwa, utizera azacirwaho iteka. Kandi aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Haleluya. Aravuga ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Aravuga ngo bazavuga mu ndimi nshya. Aravuga ngo nibanywa ikintu cyica ntacyo. Aravuga ngo kandi bazafata iki? Bazafata inzoka, umva ubwo butware. Ngo kandi bazarambika ibiganza ku barwayi, bazagira gute? Twahawe ubutware. Haleluya. Niyo mpamvu badutega ibintu hariya, bakajya hariya bakitegereza koko tubirenga, bakajya bakabona koko turaje, bakabona turabikandagiye, bagategereza ko dusara ngo twiruke, bakabona turacyakomeje. Ejo bagatega ibindi, nabwo tukaza tukongera tukabica hejuru, bakabona ntidusaza. Twahawe ubutware. Haleluya. Harajya bohereza imyuka mibi mu majoro, bakarara bohereza, bajya kubona mu gitondo turabyutse, ubuzima buraka. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Muri byavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, ngo kandi twa Yesu dufite iki? Dufite ubushobozi. Ngo iyo twizeye amagambo ye. Ijambo rya nyuma, mwarimu Claude yangane mvugira iryo jambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma di. Haleluya, haleluya. Nuko mugakiza muri Kristo Yesu twinjiye mu masezerano y'abana b'Imana, twinjiye mu masezerano y'abahamagawe. Haleluya,
hari umugabo ajya akunda kuvuga ngo Imana yaraguhamagaye cyangwa Imana yaraguhamagaye sha yaraduhamagaye itwinjiza mu masezerano. Iyi Bibiliya mubona yuzuyemo amasezerano menshi yabahamagawe. Haleluya, haleluya. Muri uwo muhamagaro harimo amasezerano akubwira ngo nzabana na. Harimo amasezerano yuko Imana izaduhoza ku mutima. Imana iduhoza ku mutima. Nawe bivuga ngo naguciye inkwanzi hehe. Ayiwe bigano kugira ngo uhore ku mutima. Burya duhora ku mutima w'Imana. Niyo mpamvu Yeremiya 29:11 avuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira nubwo utabimenya ariko menya ko ari ibyiza atari ibibi. Nuvuga ngo turi ku mutima. Haleluya. Hari icyo nibwe ngo ufite ku mutima. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo ku bwacu nihunikira nisinzira nihumbya iduhozaho ijisho ryayo kugira ngo itugirire neza. Haleluya, haleluya. Muri ayo masezerano harimo amasezerano y'uburinzi. Amasezerano y'iki? Yadusezeranyije kuturinda. Yaravuze ngo ugushikamijeho umutima niko birivuga Yesaya 26:3 ngo uzamurinda abe. Zaburi ya 125:1 haravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashika kugira gute ngo ahubwo uhora uhamye ngo nk'uko imisozi gose niko n'Uwiteka agize gute agosa abantu be uhereye none ukageza iteka. Ngo tugenda turinzwe n'imbaraga z'ubumana. Imbere zirahari, inyuma zirahari, iburyo zirahari, ibumoso zirahari. Tugendera mu burinzi. Haleluya. Turarinzwe. Hari umuririmbyi yavuze ngo naritegereje ndareba ngo sanga umukiranutsi arinzwe. Yari yabibonye kandi. Haleluya. Muri ayo masezerano harimo amasezerano y'ubutabazi. Yuko Imana izadutabara kugeza ubwo yavuze ngo nubwo nta ngingo yabikurengera ngo ariko kuko yankunze ngo nicyo nzagira gute. Nubwo nta yindi ngingo yabihari ariko kuko yankunze akaramata. Haleluya. Harimo amasezerano kandi yo kuzagira iherezo ryiza. Tuzagira iherezo ryiza. Tuzasiga izi stress zose. Paulo yandikira Timoteyo amusezera amubwira ngo ngiye maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro. Ngo n'igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Ngo dore narwanye intambara nziza. Dore narangije urugendo. Dore narinze ibyo kwize. Ngo igisigaye ni kimwe gusa ngo mbikiwe ikamba ryo gukiranuka. Ngo iryo umwami wacu umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Aravuga ngo nyamara si njyewe njyenyine ngo ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Asigaye akaca ati si njyewe ahubwo na pastor arimo nanjye ndimo nuriya muririmbyi arimo. Haleluya. Wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yandika ibyo baciyemo. Ageze haravuga ngo bose nubwo bamaze guhamya kubwo kwizera kwabo ngo ariko ntibahabwa ibyasezeranijwe ngo kuko Imana yaduhitiyemo ikirutaho kuba cyiza ngo badatunganwa rwose tutari kumwe. Ba Paulo bazatunganwa nahageze. Ba Yohana bazatunganwa nahageze. Ba Eliya bazatunganwa nahageze. Ariko ntabwo mwebwe mubizi. Ayiwe muzi ko umva tuzagira iherezo ryiza. Tuzarangiriza mu Mana. Reka dusoze turekeraho. Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Reka dusenga Imana. Ngo nimuhaguruke tugute kuri iyi neza ya Yesu. Robe shete kerema la shandoria. Rebo kelebo. Ariko mwebwe nta nubwo mwumviza imbaraga ndi kumva aha. Ahantu hari imbaraga. Ahantu hari imbaraga. Ahantu hari imbaraga. Ahantu hari imbaraga. Hari imbaraga, hari imbaraga. Tabelo vere shando. Hamanutse imbaraga nyinshi. Kandi demele mala shando ndumva habaye kubohoka kwa. Hari abantu bamaze iminsi bagowe. Ariko imbaraga zimanutse. Zije guhumanura bari bahumana. Zije gukiza. Hari indwara zigiye gukirira muri iri sengesho tugiye gusenga. Demo obele mala shandole.
devekiri. Hari ibintu Imana ije guhindura aka kanya. Tobelema. Yo hosefeshaya. Hari imitwaro abantu bari bikoreye yari baremereye.